bavuga ibintu mukagira ngo biroroshye. Reka basi nitize uyu mwanya we naze kubimora mbabwireho gake. Bwana aka Mr. Silibateri. Hello. Yeah, not gonna be real, but no. Mubwire ngo ndagukunda, ndakwemera. Yagusubije iki? Yabimbwa? Ushakurira nkayo se? Cyangwa wamuka nkayo? Okay. Tugiye kumva? Okay, aha tangira. Inyamaswa nakiganya ingagi kurakara nkayo. Wowe Nakigana isaki. Wiki? Imwana yabigagize? Okay, ingagi beruhutse. Aha. Isaki cyangwa? Isaki. Okay, aha. Wiki? Uyu mwana ni isake se? Oya. Okay. Kibogari wakibonye se? Agiye kugutereta ariko umuca amazi sibyo? Cedric. Mujya kuduteretera umukobwa wacu. Umwemeze sibyo? Meze gute? Masoko nagukunze. Usabana n'umuhungu mubi. Narakubonye ngo ubona amagafi kari mu mazi. Asora byumva. Dore ufite n'amataye meza. So wambaye urukundo koko nakwikunda. Yewe. Mesa nk'agafi kameze nk'umushonga w'umunyu. So wambabariye koko. Hasi mbabarira Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe misho ya robot. Tetema, ukutani kwenye kochi. Tetema, kwenye kiza mama shika tochi. Tetema, yani kama umepigwa shot. Tetema, ipe misho ya robot. Tetema, Baby
niyo neza umunsi usananizwa n'urugendo ineza yawe izagusindagiza buri munsi ubona wagiye mu masabukuru ubutunzi bwawe wabumariye mu minsi mikuru zirikana yuko urugendo Senye agasani ibyo ngiye kurya ubimugisha binera imbaraga ukorera ukusanga nzajye gusanga ukorera ukusanga nzajye gusanga nyagasani ibyubera byose ndagushima ukorera byose sengesha ibyo kuryama nanjye ibyo ngiye kurya umugisha bintera imbaraga zo gukunda no kumukorera amen.
umugabo Placide wagerageje gutekereza cyangwa gutekerereza abandi, si uko yari mukuru kuturusha cyangwa se ari na muto kuturuta, ahubwo impano afite Uwiteka akomeze ayimuheremo imbaraga kugira ngo azakore n'ibirenze ibi ngibi. Imana imuhereza umugisha muri byose kandi atarinze. Ni igitekerezo cyiza. Hari abantu bakuru benshi batangana batabitekereje, ariko idea Imana izabikoresha. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Sharon nk'uko babivuze. Hanyuma turi hano, ikintu cya mbere nabanza kuvuga ndashimira Imana yo mu ijuru, niyo yadushoboje, niyo yatumye bino byose biba. Ntabwo ari kubwa Placide, ntabwo ari kubwa bano twese, ni kubera Imana. Ndashimira Imana kubwa buri muntu wese uri hano, ndashimira Imana kubwa abana twaguye nabo, ndashimira Imana kubwa buri muntu wese wagize ikintu akora muri Nezerwa Charity. Ari abantu bari hano, hari n'abatabashije kuboneka, hari n'abagiye kubw'impamvu zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri ndashimira Imana cyane. Ndashima abantu bose bari hano, ndashima abantu twakoranye, ndashimira James, ndashimira Eli, ndashimira Placide, Spine na Alice cyane. Nanezerewe, ndumva ubu ngubu nzango ndibusinzire kare. Uretse kugenda tuvugishije ukuri, ni pastor cyangwa ni bishop? Bishop. Ubwo tumwite Bishop Sharon. Hi. Understand me? Sorry. Okay. Now. Yes. Are you playing music? Yes, please. Yes. Celebrate their love. Tupac and Johnny. My honey, you love you. Ndagukunda iyo ngubuze mbura hota ahubwo nahandi sinakereza mukunzi ngwino. Urukundo ngukunze uyu munsi n'ahandi hantu uzarusanga. Sheri ijoro ni ryiza. Ndagukunda cyane numva iruhande ndababara. Okay. Ndashimira Imana yuko tukaba tugihumeka umwuka w'abazima twese, nubwo nyine hari abantu baba bafite ibibazo, ariko tujye twishimira ko twese tugihumeka umwuka w'abazima. Imana irakoze kuba twese twahuriye aha ngaha tukaba twamenyana, n'ubutaha tuzabonana. Nk'uko turi hano ni Praise 11 TV show, gospel show, kandi dukora kuri TV10. Dukunda Imana kandi dukunda ibintu bikorwa nk'ibi ngibi, kandi dushima Imana ko mwaje twafatanije, kandi turabizeza ko tuzongera kubonana, tuzongera kubana namwe. Icy'umwihariko cyane turashimira Papa Placide. Ntabwo biba byoroshye someone to think an activity like this, ariko turagushimira Placide mu izina rya Praise 101 TV10 kurerwa radio na televiziyo Authentique. Turashimira cyane Placide mbere ku kino gikorwa kiba twakiganira na groupe itaraba ko Placide ni inshuti yanjye cyane, turahorana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Igikorwa cya Placide nagishimira Imana kitaratangira, n'ubwo reka nshima Imana ubwo uyu munsi gisa no tugeze ku musozo. Ku ruhare rw'ubugeni.com abantu benshi wenda muri groupe twakoze amatiko tubwira abantu, dutanga amalink ya WhatsApp kugira ngo babashe kuza. Hari abantu bamenye ino event kubera ko twanditse, hari abantu bamenye ino event kubera ko twasharinze amalink ya groupe.
wafashije Placide gukora igikorwa nk'iki ngiki. Abantu bose ubundi bamufashije njye mbahaye amashyi. Shimira umuntu wafashe umwanya we akaza muri iki gikorwa tukabona guhera saa 7 guhera saa 6 ko hari abantu bantanze kugira dusoza iki gikorwa. Mwarakoze, inkunga zanyu twarazakiriye tukazikoresha ibyo muzagomba gukora. Pan Africa Smart Services yaduteye inkunga nuko umuntu wabo adahari, reka mvuga icyo bakora. Ni ikigo gikora ibijyanye no kohereza abantu mu mahanga byoroshye, kubashakira visa, abashaka kujya kwivuza, abashaka kujya kwiga hanze, ibyo byose barabibakorera. Ababishaka bakorera Kimironko kuri KCB Bank muri floor ya 2 ku muryango nomero ya 4. Aho ngaho niho bakorera. Ibisigaye tuzabimana kuri groupe. Mwarakoze cyane, Imana izabaho umugisha. Murakoze.